Imana ishimwe. Ntabwo bishoboka ko umuntu yakorera Imana atayizera. Kwizera niyo ntwaro umuntu w'Imana ashobora gukoresha kugira ngo anezeze Imana. Bibiliya iravuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu utizera yanezeza Imana. Kandi iyo umuntu amaze kwizera ashira ubwoba. Abantu benshi bari mu buzima bwo gukangwa, basa n'abakutse imitima kubera ko batakarije Imana icyizere. Niyo mpamvu kuri uyu mugoroba nongeye gusaba Imana ngo yongere igufashe yongere ikubake mu buryo bwo kwizera. Hari uburyo Imana yagiye ibanamo nawe, hari uburyo Imana yaguhamagaye, nawe uribuka amateka yawe n'Imana, uburyo mwakoranaga, uburyo Imana ikiguhamagara, uburyo witwaraga, uribuka uburyo wubahaga abakuyobora, wubahaga abayobozi bawe ba korari, wubahaga abayobozi bawe b'umudugudu. Uyu munsi wa none ukwiye gutekereza niba bitarahindutse, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Byari ngombwa rero ko niba Mose agiriye Imana icyizere, Imana hari ibimenyetso bibiri yari imweretse. Yaramubajije ngo Mose we ufite iki? Ati mfite inkoni. Imana iramubwira ngo yijugunye hasi. Ayijugunye hasi inkoni ihinduka inzoka. Kugira ngo Imana imumare ubwoba iramubwira ngo nayifate. Arayifata, ayifashe ihinduka inkoni. Kwari ukugira ngo Mose ajye gukorera Imana ariko ayifitiye icyizere. Imana iramubwira ngo shyira ikiganza cyawe mu gituza. Mose agishyiramo, gihinduka ibibembe. Iramubwira ngo ngera ugisubizemo, kirakira. Aha hose Imana yari iri kuremera Mose ukwizera kuzatuma ayikorera nk'uko ishaka. Uyu munsi wa none abantu bari gukorera Imana uko bishakiye kuko basa naho batakifitiye icyizere. Uyu munsi wa none abantu bari muri biracitse. Uyu munsi wa none abantu bari kuvuza induru. Uyu munsi wa none abantu baretse imirimo bakoraga. Uyu munsi wa none abantu basubiye inyuma. Ibintu byinshi bibateye ubwoba. Uyu munsi wa none abantu bari kugwa bakava mu byo kwizerwa. Ariko kuri uyu mugoroba twifurije yuko Imana yo mu ijuru yongera ikazamura igipimo cyo kwizera mu mutima wawe. Kandi iyo umuntu agize kwizerwa bigaragazwa n'imirimo agiye gukora. Imana nigufashe. Aya n'andi amateka y'Imana n'abantu. Amateka y'Imana agaragazwa nuko abantu bayigirira icyizere. Ntibishoboka, ntibizigera binabaho ko umuntu utizera Imana ayinezeza. Imana nigufashe ikongerere kwizera. Umugabo Mose yizeye Imana kugera ku rwego babaye inshuti. Imana imukoresha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye imbere ya Farawo, kugera aho Farawo arekuriye ubu bwoko. Ndihuse cyane, sinshatse kuvuga byinshi. Umugaragu w'Imana Mose yakoreye muri Egiputa, murabizi n'ibitangaza bigera ku 10 Imana yakoranyemo na Mose kugira ngo Farawo arekure ubu bwoko bw'Imana. Reka nihute cyane ngere ku mateka y'imirimo y'Imana ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura bahageze, Abayisiraheli bavuza induru. Abayisiraheli bagira ubwoba bwinshi cyane bitewe n'uko nta nzira babona, nta butabazi baruzi. Birashoboka ko nawe ujya ugera mu gihe ukabona nta nzira, ukabona nta butabazi, ukumva bigucikiyeho. Ahantu rero ngo Abayisiraheli batakiye Mose nawe atakira Imana. Ndagira ngo wumve neza, Abayisiraheli gutakira Mose bari bafite ishingiro, kuko mu bintu Imana ituma Mose yamubwiye ko imugize nk'Imana, hanyuma Aroni akajya aba umuhanuzi we. Abayisiraheli batakiraga Mose nawe agatakira Imana. Ngo Mose atakiye Imana, Imana imubaza igitumye ataka. Ariko mu by'ukuri byatumaga ataka byaragaragaraga, byari bihari, ariko byari bihari imbere y'abantu, ariko ku Mana nta byari bihari. Birashoboka ko nawe ibintu bigutakisha muri aka kanya ni ibikomereye weho, ariko si ibikomereye Imana. Haleluya! Ni ibikomereye weho, ariko ntago bikomereye Imana. Imana nishimwe. Ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Ngo Abayisiraheli bambuka inyanja itukura, bayambuka ngo nk'ahantu humutse. Iyi nyanja itukura ni mu by'ukuri kumva ngo inyanja ubwabyo birahagije kugira ngo wumve icyo gitangaza uko cyanganaga. Aba bantu bambutse inyanja itukura
hanyuma ingabo za farawo nazo zikabakurikira muri iyi nyanja, amazi akazirengera. Ngo aba bantu bageze mu butayu, bagiye bahura n'ibigeragezo, bahura n'ibibazo, ngo byatumye batakariza Imana icyizere. Ndagira ngo witonde ahangaha uhumve neza. Iyi Mana nubwo mwaba mwarakoranye ibintu bingana gute, nubwo mwaba mwarakoranye ibintu byinshi, ikaba yarakwamamaje, abantu bakaba babizi neza ko Imana yakuvuzeho ibintu byinshi, ariko uyu munsi wa none ukaba utakaje kwizera, ukaba uretse inzira wari urimo, ukaba usubiye inyuma, ntabwo iyi Mana izakwishimira rwose. Ngo bageze muri ubu butayu, abenshi muri bo babupfiriyemo. Utekereze ko mu bihumbi byambutse inyanja itukura by'Abayisiraheli i Kanani mu gihugu cy'amasezerano hagezeyo abantu 2 gusa. Iki kigutere gutinya Imana. Mu mateka y'Imana, Imana irashaka ko tuyikorera tuyitinya. Petero yaranditse avuga ngo ubwo uwo mwambaza mu mwita so ari uzacira abantu bose imanza zikwiriye. Mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, mukorere Uwiteka mutinya, muze mu maso ye muhinda umushyitsi. Iyi Mana mu mateka yayo harimo no guhana, Abantu benshi ntabwo bakunda ko abantu bavuga kuri ibi, ariko reka mbivugeho. Mu mateka y'Imana harimo n'ibihano. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Imana nigufashe aka kanya urimo, sinzi aho mugeze mugendana n'Imana, ariko sinzi niba ukifitiye icyizere. Uyu munsi wa none ese Imana yaguha Kanani, cyangwa wagwa mu nzira, cyangwa yaguhana? Tekereza neza. Turi mu ijambo ry'Imana, ugenda utekereza neza. Abayisiraheli reka mbe mbihoreye, ngaruke kuri uyu mugabo Mose nyirizina. Uyu Mose wagumye kuyobora ubu bwoko bw'Imana, yageze igihe nawe, kandi Mose yari inshuti y'Imana. Utekereze ko hari igihe Abayisiraheli bagomeye Imana, Imana irarakara ishaka kubarimbura. Mose aritambika aravuga ati nuramuka urimbuye aba bantu nk'urimbura umuntu umwe, nanjye unkure mu gitabo cy'ubugingo. Nagira ngo mbabwire ko aha Mose yaganiraga n'Imana, ngo baganiraga nk'inshuti. Imana yumvira Mose ngo ntiyabarimbura, ariko ivuga ko izagenda ibarimbura gake gake, ariko ibyo kubarimbura nk'umuntu umwe, kuko umugaragu wayo Mose yarayibwiye ati nuramuka ubikoze Abanyegiputa bazagira ngo ntiwari ushoboye kujyana ubwoko bwawe, bagire ngo byarakunaniye. Uyu mugabo witwa Mose yari umugabo ubanye n'Imana neza. Ngo yabwiye Imana ko iramutse ibikoze yabanza ikamukura mu gitabo cy'ubugingo. Ukuntu yari abanye n'Imana neza, ngo Imana iramubwira ngo nta muntu nakura mu gitabo cy'ubugingo keretse umuntu ncumuyeho. Uwiteka agufashe. Mose ngo agomba gukorana n'Imana imirimo n'ibitangaza. Reka nihute ngere ku kintu gikomeye cyane. Ngo igihe kimwe bari mu butayu, Abayisiraheli babura amazi, ngo bitotombera Mose, bitotombera n'Imana. Ngo hanyuma Mose ajya imbere y'Imana, we na Aroni, bajya kubwira Uwiteka ikibazo bafite. Ni byiza. Ubundi birakwiriye ko mu bibazo uhura nabyo ubwira Imana. Umuririmbyi wa 60 yaravuze ngo bwira Yesu ni inshuti yawe kandi arakunda afasha abashavuye. Nagira ngo nkubwire ko mu mateka y'Imana harimo gufasha abantu bagendanye nayo. Mu mateka y'Imana harimo gufasha abantu bakoranye nayo. Imana ni ishimwe. Nagira ngo nkubwire ko Imana itaguhamagara mu murimo ngo nirangiza igutererane. Nagira ngo nkubwire ko Imana utayitabaza ngo nirangiza ikwihorere nk'aho itabyitayeho. Ngo iyi Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nagenda abwira igitare, we na Aroni ngende babwira igitare gitanga amazi. Ngo Mose na Aroni bahageze, ngo bahagerana uburakari bukomeye cyane. Barangije babwira ubu bwoko bati mwa bwoko bw'ubugome mwe, mwagomeye Uwiteka, ariko njyewe na Aroni twabasha kubakurira amazi muri iki gitare. Ngo aya magambo bavuze yababaje Imana. Ngo bakubita igitare kabiri, ariko Imana irababara. Ngo ibabazwa nuko
Mose na Aroni baterekaniye kwera kwayo mu maso y'ubwoko bwayo. Ngo Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo we na Aroni ntimuzagera i Kanani. Ibi bigutere gutinya. Niba Mose Imana itaramwemereye kugera i Kanani, nagira ngo nkubwire ko atari wowe yapfa kwemerera, kubera ko birashoboka ko umuntu yaririmba muri korari atejejwe, birashoboka ko umuntu yahanura akajya yibona akirata. Dufite abantu muri iyi minsi y'imperuka ibintu batakibyitirira Imana ahubwo babyitiriye. Witonde ibyo waba ukora byose, iby'Imana yabigukoresha byose ikeneyemo icyubahiro cyayo. Nihaburamo icyubahiro cyayo hazaba habuzemo, uzaba uterekanye kwera kw'Imana. Imana irashaka kukubwira ko ibintu byose ukora, yaba ari ubwitange, yaba ari wowe witanga menshi, yaba ari wowe uyoboye abandi, yaba ari wowe ubwiriza abantu bagafashwa, Imana irashaka ko abo bikorera mu maso yabo bamenya ko ariyo. Imana yacu ni ishimwe. Bitabaye ibyo ntabwo uzagerayo. Uyu munsi urasabwa kujya ukora, wabona Imana igukoresheje ibintu bikunze ugatinya, ukabwira Uwiteka ngo ntaba ari njye Mana, ahubwo aba ari wowe. Icyubahiro kibi cyawe. Abantu muri iyi minsi ya none bazize ubwibone, bazize kwishyira hejuru. Abantu barashaka kwamamara kuruta uko bamamaza Imana. Nkwifurije muri uyu mugoroba kwakira imbaraga z'Imana zituma ihabwa icyubahiro mu murimo wayo, mu byo ikorana nawe, Imana ibonemo icyubahiro. Ijambo ry'Imana niko rivuga muri Timoteyo, riravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cy'umumaro, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyerejwe imirimo myiza. Nkwifurije ko Imana ikubonamo umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi niba bitabaye gutyo, itararetse Mose ngo ajye i Kanani, nubwo waba uri mu matitire runaka, nubwo waba ukomeye cyane, nubwo waba ari we nkingi y'umudugudu, nubwo ari wowe rwose abantu baba bareba bakabona usa naho uri agakiza kabo, nagira ngo nkubwire ko ibi bintu Imana nitabibonamo icyubahiro bizakubuza kugerayo. Nagira ngo rero mu mateka y'Imana uyikorere. Reka nsoze mvuga ko Imana mu mateka yayo itajya itererana abantu bayo. Imana yagiye ibana n'abantu bayo, igenda ibafasha uko bagiye bayikorera. Imana yabanye na Mose ntiyamutererana, ariko yubaka igitinyiro cyayo muri we. Nagira ngo nkubwire kuko byagenda kose, kugira ngo uru rugendo uzarurangize amahoro, kugira ngo uru rugendo ruzarangire ugeze mu ijuru, ni uko ugendana n'Imana uyifitiye icyizere, uyitinya. Niba Imana yaravuze ko abanyabyaha bazashya, ntugire ngo yarashyashyengaga. Niko biri kuko n'ab'i Sodomu n'i Gomora yarabatwitse, n'abo ku bwa Nowa amazi yarabarengeye. Pawulo yandikira Abakorino mu bice 10 umurongo wa mbere yaravuze ngo ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore twebwe abasohoweho n'ibihe by'imperuka. Ndagira ngo dusenge Imana, nkwifuriza kugendana n'Imana utinya. Abantu bigushuka, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe abantu bafite inyigisho z'ibinyoma, turi mu gihe abantu bari gufata ijambo ry'Imana bakarivuga uko bishakiye, bagahindura ibintu by'Imana. Ariko inginga Imana, Yesu mu bintu yasabye abigishwa yarababwiye ngo musenge mutajya mu moshya. Abantu bakunda gusenga kugira ngo babone ibyo bifuza, kugira ngo babone ibyo bakennye, ariko umumaro wa mbere w'amasengesho ni uko utagwa mu moshya. Mureke dusenge Imana. Iyi Mana irashaka ko tuyikorera tuyitinya, duhinda umushyitsi, kugira ngo Satani ataturiganya tukazabura ingororano z'imirimo twaruhiye. Hari abantu benshi bakoze ariko bagiye kuzabura ingororano. Mose, nagira ngo nkwibutse ko Mose hano yananiwe, haburaga iminsi 3 gusa kugira ngo bambuke uruzi bajya mu gihugu cy'amasezerano. Birashoboka ko umuntu yananirwa ku munota wa nyuma, ariko nkwifurije ko Uwiteka yaguha imbaraga, Uwiteka agufashe. Amateka y'Imana agenda kurinda. Umumaro w'aya mateka ni ukugira ngo dukorere Imana dutinya, biduheshe kugenda dutsinda Satani. Nkwifurije ko Satani yatsindirwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Aya mateka y'Imana ntago umumaro wayo ari ukuguhahamura,
ntabwo umumaro wayo ari uko wowe ucika intege, ahubwo umumaro wayo ni ukugira ngo agufashe kugenda wubaha Imana. Imana nishimwe, Yesu nabagirire neza kandi Uwiteka aguma abafashe mu izina rya Yesu Kristo. Tekereza neza, muri aka kanya Uwiteka aje byagenda gute? Yasanga mubanye mute? Yasanga ibyawe bimeze gute? Tekereza neza hanyuma dusengane Imana. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'amahoro, uri Imana yahamagaye Mose ubana nawe mu murimo wari umuhaye, wagiye umufasha. Natwe uyu munsi wa none niko biri, nta muntu n'umwe ushobora guhamagarira umurimo ngo unanirwe kumufasha, uretse ko Satani agenda atuzanira kwizera guke. Ariko amateka yawe atwereka ko abantu bose wabanye nabo, abantu bose wahamagariye umurimo, wagiye ubafasha. Kandi ikintu ngushimira Mwami ni uko wowe ukora ibintu hanyuma twebwe tukabyitirirwa. Izina ryawe rero niryubahwe. Nsengeye aba bavandimwe, nsengeye aba bakristo, aba bene data, aba bagenzi dufatanyije urugendo rwo kuza iwawe, kugira ngo Mwami Yesu bahe imbaraga zo kugukorera, ariko bagukorere bagutinya, bagukorere bagufitiye icyizere. Abayisiraheli bagutakarije icyizere mu butayu, bibazanira urupfu. Abayisiraheli hari aho bageze ibyo kugutinya babivamo, bibazanira ingorane. Uyu munsi wa none twebwe dufashe, tugirire neza, twiteho, tugusabye imbaraga. Turasenze ngo aba bana bawe ubiteho, ubarengere muri iki gihe turiho. Abantu baraguye bava mu byizerwa, abantu baretse imirimo yabo. Kandi umuririmbyi yararimbye aravuga ngo murinzi wemenyesha igihe, avugamo amagambo meza, aravuga ngo wireke imirimo yawe. Uwiteka wowe uracyahari, abagukoreraga n'uyu munsi wa none baracyagukorera. Nifurije aba bene data kugira ngo Mwami Yesu bambike imbaraga zo kugukorera, kandi bagukorere batinya, bagukorere nk'abazabona ingororano. Izina ryawe niryubahe, nugume ubafashe. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nabagirire neza, Imana y'amahoro nibafashe, kandi Uwiteka agume kubagirira neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.